Hari ibintu umuntu akwiriye gukora kugira ngo agire ikintu ageraho. Hari ibintu umuntu akwiriye gukora bigatuma azaba umukire mu buzima bwe bw'ahazaza. Agashobora kubikora akiri mutoya cyangwa se agashobora kubikora akiri mu myaka ikiri mito cyane, mu myaka ye 6 ukabona yatangiye kubikora, cyangwa se ugatangira kubikora mu imyaka yose watangiye kubikoramo. Gusa uzi yuko hari ikintu runaka uzinjiza cyangwa se hari umugisha uzabona uturutse ku Mana bitewe nuko ibyo bintu wabashije kubikora. Ubundi ibi bintu niba utarabikoze umenye yuko ugomba gutangira kubikora guhera kuri uyu munsi ubashije kubimenyaho, kubera ko umuntu wese buriya yabona umugisha, ndetse nta n'umuntu buriya niyo biba gake, nta muntu ujya cyangwa se ngo yitabe Imana atabashije kugira ikintu bita amafaranga atangiye kuyakirigitaho. Ibi ntago ari ibintu bibaho keretse Imana yemeye ko biba, ariko naho ubundi ntago bikunze kubaho, kubera ko Imana ikunda yuko buri muntu wese yakora ku mafaranga. Gusa hari ibintu nanone bifungura kuri ayo mafaranga, bifungura aho amafaranga ari, ugomba gukora kugira ngo ibyo bintu bibashe gusohora ndetse amafaranga akugereho. Ikintu cya mbere rero tudatinze, ndabashimira mwese mwakoze subscribe ndetse mugakora like ndetse na comment ndetse mugashenga na inshuti zawe. Murakoze, Imana nibamugisha. Dukomeze n'ikintu cya mbere. Ari ikintu cya mbere kizakwereka yuko uzagira amafaranga, uzabumugisha imbere yawe, uzagira abantu benshi ufasha bitewe nuko nawe uzaba hari icyo wabashije kugeraho. Mbese muri make ni ibintu uzakora bizatuma ubona umugisha cyangwa se uzabona amafaranga ndetse ugafasha nawe abandi. Ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo uzabashe kugira ikintu ugeraho, ugomba kwihangana mu buzima urimo. Iki kintu cyitondere, ugomba kwihangana mu buzima urimo, kubera yuko ubuzima bwose iyo utabashije kwihangana ubundi ni hahandi wifatira imyanzuro ugashiduka wagiye mu bintu biri wrong, bitari ibintu bya right, bitari ibintu bya nyabyo, bitari ibintu byakwinjiriza, ugashiduka wagiye mu bintu kubera ko wumva yuko ubikunze, wowe ugahitamo kubijyamo kubera ko wumva uko ubikunze. Ntuzajye mu bintu kubera ko ubikunze, ahubwo uzajye mu bintu kubera ko bikwinjiriza cyangwa se hari ikintu runaka bizakugezamo. Ugomba kwihangana, ntuzahitamo kwicira inzira ngo uvuge uti ubwo mba n'ibi bintu nta kintu undi bimarire reka mbireke. No, komeza uhahanyaze. Niba waratangiye YouTube channel, watangiye ikintu runaka, komeza urwane nacyo mpaka ugikoze neza kikagendera ku murongo, kubera ko ikintu cya mbere mu kwihangana ubundi havamo ibisubizo byiza. Si kimwe no kwita bashaka kubwitirinda ahantu, cyangwa se ushobora kubona akazi runaka ko kurinda ukumva ariko ako kazi ntukishimiye, ukumva wahita ukavamo, ariko se nanone watekereza ukavuga uti aka kazi ninkavamo se ndajya mu kahe kandi, ukabona nta buryo nta nzira ufite. Ariko ubundi umuntu uzi ubwenge cyangwa se ubona yuko imbere he hazaba heza ni wa muntu ugomba kumenya yuko agomba kwihangana, akagira ikintu bita kwihangana. Iyo utabasha kwihangana rero ndakurahiye n'ibindi byose nakubwira bikurikiraho ntago wazabigeraho. Ariko niba ubasha kwihangana mu buzima urimo, ndetse turebye nk'abantu bafite icyo bagezeho kuri uyu munsi, ni ba bantu babashije kugira ikintu bita kwihangana mu buzima bwabo, babashije kwihangana, ba bantu babashije gukomera, ba bantu babashije guca mu bikomeye, nibo bantu babashije kugira icyo bageraho kuri iyi minsi. Muri iyi minsi nibo bantu bagifite icyo bafite bitewe nuko babanje kunyura mu buzima bukomeye ndetse barihangana. Si ba bantu bavuze amagambo menshi ngo bavuge ubugambo n'ubuki, bavuga uti Mana ibi ni ibiki, ese kuki ngiye ungenza gutya nyise ndi umuntu nk'abandi. No, ahubwo babashije kwihangana babinyuramo neza ndetse barihangana barakomera, ndetse ahubwo bagakomeza n'abandi muri cya gihe nabo babaga bababaye. Yego babaga bababaye gusa bakihangana. Rero umuntu wese n'ubundi agira kubabara kuko nta muntu utababara, ko twese tugira imitima, ariko nanone itandukano ririmo ni ukubera ko umuntu wababaye ndetse n'umuntu wihanganye baratandukanye, kuko ari igihe ubabara ariko ukagera kwihangana. Hari umuntu ubabara akabigaragaza n'inyuma. Inyuma ni gute? Kwa kundi ushobora kurakara ukavuga nabi, ukarakara ukagaragaza umujinya, ukarakara inshuti, imiryango, abana, abantu bose, mbese muri bake kumva yuko ukwiriye kubarakara bitewe nuko udafite kwihangana ngo bigumane mu mutima wawe. Niba ubabarane wenyine ntabwo ugashaka kubisangiza n'abandi ngo musangirane akababaro, ukabibabwira, ukabarakarira, ukumva ushaka no kubakubita bamwe na bamwe, ukumva imbaraga zaje, nawe se ubwawe si uba ari wowe, ni umubabaro ubukurimo. Ariko mu gihe ubashije kugira kwihangana, niba utagira kwihangana utangiye kwihangana, kubera ko Imana igiye guhereza umuntu umugisha ubundi ishingira no kwihangana. Buriya tugiye muri uburyo umuntu ashobora kubonamo umugisha, umuntu abona umugisha ariko yabashije kwihangana. Rero nawe ukwiriye kwihangana kugira ngo ubashe kugira ikigeraho. Imana iguhire mu byo ukora byose, izaguhira ariko wabashije kwihangana, kuko Imana izamura uwaciye bugufi.
mu gihe utaciye bugufi ntuzateganye ko Imana izakuzamura. Rero guhera kuri uyu munsi utangire uhindukire, utangire ugire ikintu bita kwihangana muri wowe. Ikindi kimenyetso rero kigaragaza yuko uzaba umugisha cyangwa se uzaba umukire, uzaba umumaro ku bandi benshi ni iki? Ni kwa kundi uzaba uri mu bantu ba mbere bakunda gufasha. Mu gihe ukunda gufasha abantu ni ikintu cyiza. Iki ni cya kabiri, ni ikintu cyiza kigaragaza yuko Imana nta kabuza izakujyanira. Ushobora gufasha nta kintu ufite, icyo ni ikintu cyo gisanzwe. Ushobora gufasha umuntu nta kintu ufite, waba ufite nka desa mugasangira ijana kandi nawe ubwawe wari ufite desi imbere n'inyuma. Iki ni ikintu cy'urukundo, kubera ko no muri Bibiliya burabera handitse aravuga ngo imbuto ya mbere iruta izindi ni ikintu bita urukundo. Rero iyo ubasha kugira urukundo Imana ibigenderaho, nta kabuza icyo isabye nawe irakiguha, ntabwo ijijinganya ntitekereza kabiri. Wowe icyo isabye irakiguha bitewe nuko nawe hari icyo uri kuyifasha, hari icyo uri gukora mu isi uyifasha, ugaragaza yuko Imana ikitaye ku bantu. Buriya iyo ufashije umuntu noneho wumva wemera ko Imana ibaho, ikintu cya mbere atekereza yuko ari imirimo y'Imana. Ntatekereza uwo muntu yuko ari we umugire neza, yego nawe amutekereza, ariko Imana icyubahiro, ashimira Imana ko abashije kubona ibyo abonye. Rero uba ufashije Imana mu gukora umurimo wo mu isi, mu gufasha abantu, mu kugira ute, mu gufasha abarwayi, mu kugaburira abakene, ibintu nk'ibyo n'ibindi bitandukanye uba ukora ariko utazi ikintu runaka. Imana rero waba ugize icyo ufite, waba utagize icyo ufite, Imana iguha umugisha. Waba ufite amafaranga ukaba rero nanone ubundi hari abantu bakora amakosa, ugasanga hari ikintu yagezeho ntabashe kugira ikintu afasha abandi, akumva niwe uriho, akumva nyine icyo ashaka gukora nicyo, nta muntu ushaka ko amuvuguruza, akumva nyine muri make icyo ashaka gukora nicyo, kandi ashaka umuntu umuvuguruza, ndetse ntashaka gufasha abandi, ahubwo arashaka kurya amafaranga wenyine, arashaka gusangira n'umuryango we, ntashaka kugeza ku bandi bo hanze, arashaka kubaho neza kurusha abandi bo hanze, yabona bababaye akumva nyine muri make nta kintu bimubwiye. Icyo kintu rero ukamubwiye niba usanzwe ugikora, ntiwite ku bantu bo hanze, ukita ku muryango wawe gusa, ukita ku nshuti zawe, ukiyitaho, ariko ntiwite ku bantu batagize icyo bafite. Umenye ko nutahindukira ngo utangire ufashe abantu, uko byagenda kose 100% bizarangira n'ibyo wari ufite bimanutse, kubera ko Imana ikunda umuntu ufasha abantu. Iyo ufasha abantu n'Imana iragufasha. Iyo ufasha abantu Imana nayo igira ikikuremera runaka bitewe nuko nawe hari ibyo ufasha abandi. Nyine Imana irakwagura muri byose. Udafasha abantu nta kuntu wambwira ngo ngewe waba utamfasha ubundi uzambwire ngo uje kunsaba. Rero ntago wazasaba Imana ngo igire ikiguha mu gihe nayo itayifashije mu isi, kuko kwifasha mu isi ubundi nta kintu gikomeye uba uyifashije, kuko ibyo ufite nibiba yarabiguhaye, kuko ishatse yabikwambura mu isegonda. Ariko rero nawe iyo utabashije kuyifasha ngo ugire ikintu runaka uha abadafite, aho ngaho uri gukora amakosa, kubera ko Imana nayo ubwayo ije kugenzura yuko wigeze ufasha umuntu runaka, isanga hari ikintu runaka kibura yuko utafashije abantu. Kandi iyo utafashije abantu hari ibyo nawe uba wifungiye bitewe nuko utigeze ugira abufasha. Rero niba utarafashaga abantu, utangire wige gufasha, kubera ko gufasha biri mu bintu bya mbere bihesha umugisha, bihesha amafaranga, bihesha ubukire. Rero niba uri mu bantu ba mbere bakunda gufasha, cyangwa utari uri mu bantu ba mbere bakunda gufasha, guhera kuri uyu munota utangire wiga ikintu bita gufasha mu mutima wawe, mu bitekerezo byawe, wiga ikintu bita gufasha. Yego. Noneho rero ikindi cya gatatu kigaragaza yuko uzaba umukire, hari icyo uzageraho, ni ugukora cyane. Utazumva ngo kuba wagize ikintu runaka ngo ufashe abantu, ngo utazigera wumva ngo kuba hari ikintu runaka wagejeje kuri mugenzi wawe, ibyo bishatse kuvuga yuko uzaba umukire. Nta kintu bivuze, bitewe nuko mu gihe uri umunebwe utabasha gukora, nanone nta kintu bizakugezaho. Ubundi gukora hari ikintu bigendana nacyo, ariko ari cyo cya kane ndibuze kukibasobanurira. Iyo ukora cyane Imana ibona umuhati ukoresha ukora, ndetse utagira ikintu bita ubunebwe. Iyo ugira ubunebwe buriya n'Imana buriya igivuga uti nunsangana umwete naye nzakwegerana umwete. Buriya Imana iyegere cyane nayo irakwegera cyane. Rero iyo ukoze ikintu cyose ugikorana ubunebwe, Imana rero ibintu byawe ibikorana ubunebwe. Ikindi cya kane rero kigaragaza yuko
uzaba umunyamugisha cyangwa se uzagira amafaranga cyangwa se uzaba ugira urwego runaka uzageraho. Ngiye sindi kubivuga ibintu birigaragara amaso ku maso, ariko ibyinshi nanone usanga bigaragara. Ikintu cya kane rero kigaragaza yuko hari ikintu runaka uzageraho ni iki ngiki. Icya kane, mu gihe utabasha gusenga Imana ntuzibwire yuko hari ikintu runaka uzageraho. Niba nawe uri kunyumva hari ikintu wagezeho, ndabihamya 100% ko hari igihe wigeze ufata niyo byaba umunota umwe ukavuga uti Imana uzagira ikintu ngezaho. Ndabihamya 100% yuko hari ikintu, hari umunota cyangwa iminota 2 wigeze ufata cyangwa irenga 2 wigeze ufata uvuga uti Imana ndakwinginze uzagira icyo ngezaho. Waba warakoreye Eminanti, waba warakoreye Satani, waba warakoreye he, waba warabikuye kuzimu, warabikuye hehe, ndabizi neza 100% ibyo bintu ufite. Niba uzi ko utabikuye ku Mana, utangire pfukame usenge Imana ibikureho iguhe ibishyashya, kuko Imana ishobora kugusimburiza ibishyashya byose birashoboka. Kuko ubundi Imana ntago igiha umugisha umuntu wakuye ibintu bibi, ibintu byiza mu bibi. Ntago Imana igi ikora icyo kosa, no, ntago igira ikora. Ubundi bisaba yuko iyo usenze n'Imana buriya usanga iyo wegereye Imana cyane iragenda igakuhanagura bya bibi byawe byose ikagushyiraho ibyiza. Yego, ibyo byo ni ibisanzwe. Niba uzi yuko wabonye ibintu biturutse mu bibi, hari ahantu henshi bituruka byo nta wamenya, ariko niba uzi ko hari ibintu byiza ufite byaturutse mu bibi, kuri uyu munota umenye yuko ugomba kujya gusenga Imana ikabikuraho ikaguha ibyiza, kubera yuko nakabuza nutanayisenga izabigukuriraho ndetse uhombe burundu, kandi wakabaye waragiye mbere ukayegera ikabigukuriraho ikaguha ibyiza. Muri make nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko kwegera Imana ari cyo gisubizo cyiza cyo kubona ibyiza byejejwe, kubera ko ibibi iteka ryose cyangwa se umunota wari wose bishobora kuvaho, kandi byavaho niyo wababara ndetse ukagira agahinda kenshi ukibaza uburyo nawe bigenze, bikagucanga ariko ari Imana itumye ibyo bintu bibaho. Rero niba mu buzima bwawe bundi utakoraga icyo kintu ngo banze gutekereze, ese ubundi niki kizangeza ku ntsinzi y'ahazaza, niki kizagira ikintu kingezaho, utangiye kuri uyu munota ugitekereza, umenye yuko gusenga nabyo biri mu bintu bituma hari ikintu runaka ugeraho. Ikintu cya gatanu kigaragaza yuko uzaba umukire ni ikihe, cyangwa se ni ikihe kintu cya gatanu kigaragaza ko uzaba umukire? Icya gatanu ni ukugira neza mu buryo, ntago ari ugufasha. Utaza kunyumva nabi, bitandukanye no mu gufasha, uko gufasha nabivuze mu cyiciro cya kabiri. Ariko icya gatanu kigaragaza yuko uzaba umukire cyangwa se uzagira icyo ugeraho ni ikihe? Ni ukugira neza ko rero kwa kundi usengera abarwayi, apana kubafasha ngo bahe amafaranga, no, ukagira n'umuhate w'impano yo kubasengera, gusurana ibintu byo kujya neza bidasaba amafaranga gusa, usurana, ufashanya, no gufashanya ubwo bijema, ariko usurana, usengera abandi, nubwo nta kintu ufite gusa nanone uri gufasha abandi, nubwo nta kintu ufite gusa uri kugira icyo umarira abandi, uri kubasabira ku Mana, uri kubasengera, hari ikintu runaka wifuza ko Imana ibagezaho. Icyo nacyo kiri mu bintu bya mbere bigomba gutuma ugomba gusenga Imana, bitewe nuko iyo mpano Satani ashaka kugiriganya. Yego, kandi nanone niba mu buzima bwawe nanone bibaho yuko warigeze nanone kugira umuntu runaka usengera cyangwa se ukamusura arwaye, iki ni ikintu cyiza bitewe nuko Imana ibishingiraho nabyo ikabiguhera umugisha. Icya gatandatu ni iki? Icya gatandatu tudakererewe, tudatinze mu magambo, icya gatandatu ni kugira kwizera, ukumva yuko hari ikintu runaka uzageraho nawe uticiye intege. Niwumve yuko hari ikintu ibintu byose werekeje amaboko bipfa, ibintu byose werekeje amaboko bitajya bikunda, ibintu byose werekeje amaboko muri makeya byanga bitajya bikunda habe na rimwe. Rero ikintu cya mbere cya gatandatu ukwiriye gukora, ukwiriye kumenya yuko ugomba kugira ikintu bita kwizera. Mu gihe utabashije kugira kwizera, bundi n'ibyo nakubwira byose nta kintu byaba bikumariye. Ugomba kugira ikintu bita kwizera, ubundi ukagira kwihangana, kubera ko kwihangana no kwizera ni ibintu bya mbere bigendana. Mu gihe udafite kwizera ntuzagera kwihangana, mu gihe utagira kwihangana ndetse ntuzagera no kwizera. Rero njyewe mvuze ibintu bigeze muri 6 by'ibimenyetso bigaragaza yuko uzakira. Mu gihe utabashije gukora ibyo bintu cyangwa ngo bigenderemo neza, ndakurahe nta kabuza
ntawe uzakira. Ariko mu gihe ubashije gukora ibyo bintu byose ukabyubahiriza, niyo utabyubahiriza byose ariko ukagira bimwe wubahiriza, niyo utabikora buri gihe ariko ukagerageza kubikora, ndakurahiye umugisha uzabona ndetse uzaba umukire kurusha abandi bose. Ndetse ikintu cya mbere nakujyamo inama, uzafasha abantu numara kugira ikintu ugeraho. Reka mubane n'amahoro y'Imana, Imana ikomeze ibabe hafi iteka ryose. Ureba aho hasi wibuke gukora subscribe, like, comment ndetse na share ku nshuti zawe.